Mugendi mu kuyikuramo abapolisi babiri banyinjirana muri Siberi ko ya Diane Kicukiro muri gare ndi muri Siberi arazambaza amagambo atandukanye arambwira ati niwe wakigabo we wahoze wandika ngo mugereka hariya nabwatinya kubaha njyewe nje nubaha imyenda ya gisirikari nkubaha ne ya gipolisi nkubaha n'uwari we wese n'umwana mutoya ndamwubaha none musobanuriye yanga kubyumva nibwo yambwiye mu magambo mabi ngo wakigabo we uri kumva ninkubwiye rimwe kabiri ugomba guhaguruka tukagenda ukajya gufungwa abati nk'umunyarwanda uransanga hano umuntu ukoresha ifoto arafungwa nk'abanyarwanda n'abavandimwe kuko uyu munsi namenyesheje nkuko bisabwa n'amategeko ngira ngo nanditse ku wa 4 nandika kuri email nandika nsaba ko uyu munsi nashikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora aneki mu magambo ahinye mu Rwanda babampaye ku wa mbere ariko kubera ko hari mugenzi wanje wantanze gusaba ndumva yarasabye mu cyumweru gisize asaba ku wa 2 bamuhereza uyu munsi ku wa mbere kari bwo ari butanze kandidatire bigeze ko ntangiye imyiteguro ko tuvuye mu misa ntangiye imyiteguro na teganyaga yuko ngomba kugaragirwa n'abantu bagera muri 60 biba mbona ubutumwa bugufi saa 6:33 mu gicamunsi ko bampinduriye ko bazanyakira saa 9 zuzuye aribwo bazakira kandidatire ndumva rero nta kibazo narabandikiye nancu ubutumwa bugufi kuri telefoni mbashimira yuko uwo munsi nawo nemeye bampa isaha ya saa 9 zuzuye ko ngomba kuba ntangiye gukora umuhango maze gukora wo gutanga kandidatire ku rwego rwemewe nukuvuga ko nagize inzitizi nagize ntari mfite imodoka ariko ya mugenzi wanje twigana muri PhD ariko byageze aho mfata umushoferi kuko si ngombwa ko umuntu ugiye gutanga kandidatire amanuka yitwaye nubwo mfite kategori zose z'ibihugu bitandukanye kubera ko nagiye mbyigamo n'impamyabushobozi zitandukanye naba ntavugira hano n'inyarwanda kuko ntanze nibura masters yo mu Rwanda muri University of Kigali n'iki mu burezi n'iki na azero y'uburezi kuko dukunda igihugu cyacu nubwo PhD dufite na masters zo mu mahanga ariko nukubaha igihugu cyacu ndumva nageze Kigali mpagera saa 4 urkumva nayo mfite imodoka nyarukira Kicukiro nari ngiye kureba nibura kumugereka abantu ba Kicukiro kuko hari igihe umuntu gushigikira ariko usanga papa yarakoze genocide yakorewe abatutsi 1994 akaba yarakoze ibyaha byo kuviora ibyo byaha ntibyemerewe ko badushigikira akaba yarakurikiranyweho n'inkiko ibijyano kirenza amezi 6 ribu imukatira akajya muri gereza akaba yafungurwa akaguhisha amakuru tukora umugereka ubonye ko natanze nibura mbonye komisiyo baruye 990 gutyo n'imigereka nukuvuga rero nk'umuntu w'umurezi utegura usanzwe wigishije imyaka 12 mu turere dutandukanye wanize uburezi ni inkingi y'igihugu ya mbere kuko nitwe dutanga byose abanyamakuru nimwe tubigisha abari abayobozi nimwe mutunyura mu maboko ngomba gutegura ibintu byanje neza nta mbogamizi ariko turi kwisi imbogamizi ntizabura nageze Kicukiro mu gihe ndi gukuramo rogo y'inuma kuko kubimenyetso natanze ntanze minuma mu gihe ndimo kuyikuramo abapolisi babiri banyinjirana muri Siberi ko ya Diane Kicukiro muri gare ndi muri Siberi arazambaza amagambo atandukanye arambwira ati niwe wakigabo we wahoze wandika ngo mugereka hariya nabwatinya kubaha njyewe nje nubaha imyenda ya gisirikari nkubaha ne ya gipolisi nkubaha n'uwari we wese n'umwana mutoya ndamwubaha none musobanuriye yanga kubyumva nibwo yambwiye mu magambo mabi ngo wakigabo we uri kumva ninkubwiye
rimwe kabiri ugomba guhaguruka tukagenda ukajya gufungwa. Abati nk'umunyarwanda uransanga hano umuntu ukoresha ifoto arafungwa. Mbonye mbigize burage mbona kuyemo n'ikarita yakura umufandi wabo ahitaza wari umukuriye yari sergeant kuko ndi yari caporal muri polisi y'u Rwanda afite ibirango n'imbunda. Nibwo nabonye imikino ivuyemo nabati none zani bikuranga kuramo agatabo ikirango baduhaye cy'igihugu kahawe abantu bafashe impapuro bajya gusinyisha ku mwanya w'uperezida. Abirebye bica amazi ati reka ntabwo ibyo navugana nabyo ahubwo weho jya imbere ngufunye. Ndamusaba ndabati none sinzi umunyamakuru w'umuseke wantabaye mbana hita nterefonye ndabati ibintu byakomeye nafashwe ngiye kwambara amapingu ngiye kuvutswa gutanga kandidatire ngwino ukora inkuru uyishireho wenda nzatange kandidatire ejo. Ibyo bibaye mu masaha ngira ngo ya saa 8 ishira nk'iminota guca iminota 10 nibwo abo banyamakuru baje n'umuhati bafata kamodoka ni abanyamakuru muradutabara mukagaragaza umuco n'ibibazo duhuye nabyo baba barahasesekaye wa mupolisi barirukanka bajya kubwira chef w'abazambaye civile. Nibwo aje aravuga ati yashatse gukumira abo batatangaza makuru. Nibwo we yahisamenya ndamubwira ati ni gute umupolisi ucunga abaturage yaba tumvira radio ukwezi n'igice dufata impapuro tugenda duhura n'ibibazo igikorwa gikora kandi nabwo yivanze nkurikije uko niza amategeko yansanga wenda ndi guhohotera uwo mudamu yagombaga kumfatisha ribu. Ndumva gose ibyaha by'inshinja byaha bifatwa na ribu ukumva ko yego nta kibazo abanyamakuru bakihagera abahise birukanse sinitaye no kumenya ibyabo bakora inkuru baraza kuyisohora. Ndumva ari ikinyamakuru umuseke gikoresha channel ya YouTube biraza kubona abanyarwanda bose n'isi yose babibone bo twakoze inkuru nyine ndabyumva nabyo ndabigeraho kuntu bimeze uko naho biri nibibazo nahise nafashe iki imodoka déplacement mfite ni V6 nari ndimo na chauffeur wanje abatangira kumwaka contact bamutelefona to muntu twaye sinzi gose akanga kwitaba telefone nkamubwira ati reka kwitaba telefoni turamanukana tugeze hari ya ku immigration ho nagize ibibazo kuva kwa gatanu nahageze nsaba icyangombwa cyo umunyarwanda w'inkomoko kandi mvuka mu Rwanda mfite n'akazi ka leta kandi nderera u Rwanda bibi bibazo kugira ngo banyakire ko aho telefonye presidente wa komisiyo y'amatora mu Rwanda abavugisha babwira ati uwo muntu ari ku rutonde rwahawe ibisabwa mu mwakire mu muhe ibyo byangombwa. Nibwo bantegetse kubandikira mu maso nsaba icyo cyangombwa ndandika n'indimi nize bose nzandika neza ndandika njya kuri Siberi bampana email kugira ngo bitazaba ibibazo nkoresha email yanjye ntabwo mfite email zigera mu 10 nkoresha iriho amazina yanjye. Ariko ikintu kintangaje angezeyo bambwira umudamu uhagarariye ikigo cya binjira n'abasohoka anyimye cyangombwa kubushaka mbwira ngo ntabyo yigeze abona bansaba aho nabyoherereje basanga nakoresheje account yanjye koresha sikana mfite telefone ihenze. Nibwo babonye batsinzwe barabatika turakwakira saa 10 n'igice kugira ngo baburizemo iki gikorwa cyo gutanga kandidatire nk'umuntu w'umuhanga rero wasomye novo zigera muri 200 mu bihugu bitandukanye nzinyuraho neza ku rwego rw'isi nashoboye kumenya ibyo bashaka ndita nihutira kuza gutanga kandidatire mpageze imodoka narindi mu nsanga yagiye kera nibwo mbise nakura umumotari telefone umushoferi nsanga akuyeho rezo aragenda yanje igikapu canje imashini byose arabifite ariko ndi bubibone kuko nda umushoferi turaziranye yakuyeho telefone. Nibwo nafashe moto izanayo yirukanka hangejeje nibwo munyakiye nibwo mumbonye igikogwa none nkaba ngisoje abahoro. Ndumva ibiri kubura ngiye kwerekeza ku immigration mpandoringe ndebe ko ubwo ngomba kurara muri hoteli hano i Kigali kugira ibibura iyo baruwa nziza nzikirize komisiyo y'amatora bitazaza kubamo imbogamizi yo kwanga
gusohoka ku rutonde ku bwa mbere nk'inkomyi, ariko ibibazo bivamo ibisubizo. Izina ni Hakizimana Innocent. Nta kibazo. Afite ikihe cyizere turi gusoza? Afite ikihe cyizere ko ashobora gutsinda wenda cyangwa se kandidatire ye izemerwa hanyuma no kuba yumva washobora kuyobora u Rwanda? Okay, icyizere mfite icyizere 100% yuko bino bintu nabigerageje niyamamaza mu turere dutandukanye. Mwabaza meya wa Rubavu, ba vice meya kuva 2019, ukongera ukabaza meya wa Nyabihu, bano bayoboye uko nakubitaga ikibuga yo ntanze kandidatire nsohoka nduwa mbere. Ndumva ko nuzuza ibisabwa neza. Wabonye yuko imbogamizi yakuyemo bagenzi banje mutabashije kubona, kuko turi mu minsi ya nyuma birarangira kuri tariki 30. Hari icyangombwa cyadutunguye gose, natse kugira ngo ngiye mbashe kukibona natakaje ibiro bigera muri 4, aho badupimye ingwara 28, aho zibuze bajya gupima n'umudamu basanga ari normal. Iki cyangombwa kibitegeko bandakibonye, ariko bagenzi banje sorry, nuko bihanganisha abo mutazumva bafashe impapuro bakuwemo n'uburwayi, nta yindi mpamvu, ariko abatambutse mwizere ko bo bavuye. Rero tagetse kujya gupima umudamu. Oya simbize, ariko byaje nka voluntary gutanga amaraso no gutanga iki nta kibazo. Yudafite ibibazo mu mubiri nta kibazo, ariko icyantunguye nuko babikoze ku kigo kimwe umudamu abaho nanigishaho, nta kandi karere bavuye i Kigali kandi mu bitaro bizwi, kuko ndumva batarizeraga ibisubizo byaba kuko nashoboye kunyura ku ngwara zose mu bakandida bigenga gose, nta n'ibicurane bansanganye. Kandi narakoze naragiye mu turere twinshi n'ibihugu bitandukanye. Ndumva nshima Imana. Ntabwo nigeze kuyobora, nibyo nagiye mvuga korana n'abanyamakuru bagenzi banje. Nta muntu utayobora mu gihugu, kuko n'umudamu ayobora n'umugabo ayobora urugo rwe. Ndumva icyo kintu cyanavamo ngahera ko mvuga mbwira n'abanyarwanda bose. Hari bamwe bagenzi banje bagenda bavuga ko baba bashoboye bonyine. Ndumva nta kuyobora, nta muntu na Yesu yayoboye ijuru n'isi, nta shuri yakandagiyemo, abikora neza n'intumwa ze. Ndumva gose kuba ndi muri PhD ya science politique muri foreign country, ndumva gose bizacamo. Kandi icyizere mfite manifesto nziza, imigabo n'imigambi kuba nje gushira abasaza bose mu zabukuru, abantu bize bose nkabahiki impushya zo gutwara ibinyabiziga zitarangira, kuko nta ruhushya rukorerwa kabiri nizigeze kubaho, zigomba gusubizwa kuri system. Amagara gahabwa ubwishingizi, akazi ngashaka ngakereya ibihumbi 40 by'akazi, kandi ikimirimo yose ministeri y'abakozi ba leta igomba guhinduka. Biri anasanze ari bibi, igomba kuba ministeri y'abanyarwanda bashinzwe bakora umurimo wose. Abanyamakuru bagomba guhembwa na leta, kuko bagenda bafasha iki, bafasha abayobozi kubereka ibitagenda neza bigakosoka, kuko nabo bankoreye ubuvugizi. Ndakekaga ko bankorera. Abanyamakuru b'umuseke barahageze gose, barantabara gose. Ndumva gose ari sawa. Sawa.